ushobora kuba warikodinze amajwi ariko ukumva araciriritse cyane bitewe na microphone wakoresheje. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyimpuruvinga noneho akaza agasawundinga ameze nka microphone ihenze. Mbere na mbere uraza gukenera software yitwa Audacity. Naberetse uburyo ushobora kuyesitara kuri computer yawe, reba video ziheruka niba utazi kwesitara iyi software. Noneho ukimara kuyifungura uraza hano kuri file, ukaza hano handitse import, ukaza hano handitse audio, ugashakaho audio yawe iherereye. Noneho ukimara gusacinga aho audio yawe iherereye, audio yanjye ngiye hano, ugakanda hano handitse open, noneho audio yawe ihita ijyamo muri software. Ariko hari ubundi buryo ushobora kuyishyiramo byihuse cyane. Uraza hano ukareba aho audio yawe iherereye, noneho ukayidaraginga muri Audacity ihita ijyamo nabwo neza cyane. Noneho reka nze mbumvishe uburyo audio iri gusawundinga mbere y'uko tuyimpuruvinga. Tekereza uramutse ufite data zingana gutya, ukubona ko zigizwe n'amazina y'abantu, gender, age, region ndetse n'amazina y'ababyeyi. Noneho bakakubwira ngo duhereze amazina y'abantu bari muri Kigali City batarengeje imyaka 10. Ushobora kumva ari ibintu bigoye, ese twumva ko iri gusawundinga. Mbere na mbere uraselectinga audio yawe. Uyiselectinga, select ni kano kantu kari hano, kano ka I kari hano, uraza ugaselectinga, ugakandamo double hano muri audio yawe, cyangwa se ukaza hano ku ruhande ugakanda double nanone, cyangwa se ukaza ugakanda control na A. Ubwo bwose ni uburyo ushobora guselectinga audio yawe muri Audacity. Noneho ukirangiza guselectinga, uraza hano handitse effect. Ugikanda hano handitse effect, uraza hano handitse EQ and filters. Ukaza hano handitse filter curve EQ. Ukahakanda, ukaza hano handitse preset and settings. Ukahakanda, ukaza hano handitse factory preset. Noneho iyi audio yacu tugiye kuyongerera icyo bita buzz. Uraza hano handitse buzz boost kugira ngo izi soundinga nka microphone ihenze. Uraza hano handitse bass boost, akande, noneho ukande hano handitse apply. Uri kubona ko base ya audio yacu imaze kwiyongera. Ugaruke hano kuri effect, wongere uze hano kuri EQ and filters, filter curve EQ, kandi ugaruke hano kuri preset and settings nk'uko twabikoze bwa mbere, factory preset, uze hano kuri treble boost, ukande apply. Noneho ugaruke nanone kuri EQ and filters, filter curve EQ, hano kuri preset and settings, hano handitse factory preset, hano handitse low roll off for speech, ukande apply. None ikintu cya nyuma tugiye gukora, hano handitse effect, hano handitse volume and compression, hano handitse compressor. Noneho hano kuri compressor ikintu urakora, uraza hano kuri preset and settings, akande uza hano handitse factory preset, uza hano kuri default, noneho ukande apply. Noneho reka nze wumve uburyo audio yacu iri gusawundinga nyuma y'uko tumaze kuyimpuruvinga. Tekereza uramutse ufite data zingana gutya, ukubona ko zigizwe n'amazina y'abantu, gender, age, region ndetse n'amazina y'ababyeyi. Noneho bakakubwira ngo duhereze amazina y'abantu bari muri Kigali City batarengeje imyaka 10. Ushobora kumva ari ibintu bigoye ariko biroroshye cyane. Yes, urakumva ko audio yacu wagira ngo yarikodinzwe na microphone ihenze. Hano ushobora kuba wifitiye ekuteri cyangwa se aka microphone gaciriritse ukabasha kurikodinga audio, noneho ukaza kuyimpuruvinga nyuma. Niba iyi video igufashije, kora subscribe ubundi dukomezanye mu bintu bijyanye na tekinoloji.